ndi muri blessing ibyo bintu turabibeshya ko icyo uri kubimubeshya kandi anutse inkweto tubizi ko utari sport wowe ugomba kwimenyaho defo nkanjye mfite defo zanjye ntabwo uzaza kumbwira ngo bera yuwa ariko nari ndi hafi kukurivasinga y'amafaranga simuzi ibyantu bajya bakora mbagirira impuhwe kuko nari nahaguze amasambusa 4 n'amapiza 2 ndavuga ati okay kambagirira impuhwe ntaza kuyagaruza amafaranga n'insambusa zikagenderaho ako nari nje kuyagaruza ubundi nkabereka n'agafoto muri puberi nyine nashyizemo za pizza ziri muri puberi ntagafotoye gutya gute pe Naomi you are too much abizi byongeza by'abahinde Naomi you are too much you are sick again I'm going to because I'm very sick maybe I eated poison food where did you go at the hospital ndamubwira ati I used local medicine murako kanya byibuze ariko actinga nk'umuntu ntabwo mwavugana kuri phone ngiye tukivugana kuri phone itangubwanya test me Salut mes amis nizere ko meze neza natwe tumeze neza ambela nk'ibisanzwe enda mjose topic y'uyu munsi wowe ufite ibintu waba uzi wakoresheje nka excuse byose nawe urabifite nanjye ndabifite so tugiye kubishyira hanze nimba wari usanzwe ubikoresha birakurangiranye so byose mbwira nka excuse ushobora kuba waratanze ukumva uramuhamije uwo muntu excuse yo kuri telefone kera nyiri umukobwa kuri telefone ukamamagara ndi kuri telefone tugomba kuvugana umwanya muremure either no classmate umamagaye cyangwa nyine umuntu uri emergency nawe na occupation yo kuri kora itari burangire vuba nkahita nkubwira excuse me mama aramamagaye ba wihanganye ndashituka kandi yabaga ari undi muntu wabaga uguhamagariye ari igihe yabaga ari maskire ari either anditseho Claude Lemi kamubwira sorry mama aramamagaye ba wihanganye ndaje twongere tuvugane just because noneho ngiye reka excuse me bakaba arampamagaye umuntu umamagaye arimo kuri tele ndumva nta mudu mufitiye ndumva nta mudu mufitiye noneho yamamagara nkatamubwira icyo kintu we nafite kuko mbafite phone ebyiri yanjye niyo mu kazi nkatamubwira ati ubu tuvugana ndi muri toilette reka nsoze ningera muri office ndabigufana kandi ndicayeho ndi no guscrollinga kuri TikTok ndi kuri toilette nisoza ndabigukorera ngo ngaho banze usoze like for you iyindi excuse numva ashobora kuba narakoze sibyo hari ukuntu wa mugani wawe umuntu aguhamagara ukumva ari kukubwira hirya no hino hirya no hino bitawubwira ati umva dutsiga tukaze guhamagara nta nubwo mubwira ngo ni runaka dutsiga tukaze guhamagara ubwiye ngo ndaguhamagara abantu bose inshuti zanjye zose zirabizi mponye kubwira ngo ndaje ngo hamagare ubwo naho umwaka utaha yango nzongeye guhamagara bintu bwo birangiye ariko ntago ari we gusa pe ibyo nibiba umuntu akaguhamagara sibyo mukavugana umwanya muremure kandi ubona hari ibintu biri gupfa sibyo ariko n'igihe biba bitari gupfa kukumva board cyangwa ukumva uri board nta buryo ufite bwo kuvuga ngo nyine ujye umukatinge call nta buryo ufite bwo kuvuga ngo umubwire ngo ihangane turaza kongera tuvugane bitewe n'ukuntu uri kumva yakomerejeho nyine ikiganiro I'm sorry ihangane gatoya ndaje noneho sasa apart from ya excuse yo kuvuga ngo mu buzima busanzwe nyine byo kuvuga ngo kuri calls ku matelefone hari excuse ubeza boyfriend wawe no kubeshya rega ntago aba ari excuse reka tubifate nk'aho ari excuse sibyo reka tubihe izina wibyita kubeshya reka tubihe izina reka nuko amahoro yo mu mutima sibyo twimahora neza ikintu numva nshobora kuba narabeshye boyfriend wawe okay katubyite kubeshya aka excuse turakagaruka mu kanya ikintu numva nshobora kuba narabeshye cyane kumva uyu muntu ndamukomye hari naho yari agiye kuva muri nuze mu modoka bagiye kumugonga ntago ari bisi
we yavuye mu modoka aparika aho abonye bari bagiye kumugonga ukuntu byagenze. Namwandikiye message nk'umusezera tugira drama bana yanjye. Namwandikiye message nk'umusezera nkaho ngiye gupfa, ndangije nshyira kuri stati yanjye irebwa nawe wenyine. Big win. Thank God katumva Ikinyarwanda. Shyira kuri stati ndavuga ngo mwarakoze ku bishiti zanjye, mwakoze actually nakoze amakosa, then the way kugira ngo nyagarure ngomba gukora ikintu kiri reverse. Ano nakibona ngirira impuhwe kurenza amakosa nakoze. Yeah. Noneho then nawe ndamubwira ati warakoze kumpa inshuti nziza, tuzangura mu buzima zaza. Guys, akibona iyo message bega amatelefone direct call birumvikana. Yarampamagara akamamagara nkakupa nkamubwira oya se kandi ukanakupa. Mana yanjye we. Niko yasose mu modoka rero hafi no kumugonga ari muri jam. Jao garu kureka nkubwire. Biri nakuriye kubeshya sinzi niba nanabyita excuse iba. Ashikirira akaze ntago nyishimira. Kibi? Ko naramuhamije. Numvaga nge ntafite the way of saying sorry kuko numvaga nta kibazo nta kosa na rimwe nakoze. So just kwa kundi nyine umuntu akomplike ibintu wowe ukabona uburyo ufite bwonyine bwo kubigarura ari ukumutera impu. Kandi ntabwo ugomba kumubwira sorry kuko nta kosa wakoze. Na. Okay, kamubwiye cyakwangiye ikintu nzi urumva nakoze. Nzi ngo ndi gutanga excuse. Ariko jya danda. Ntagira umuntu uzagikora. Nagira umuntu uzagikora rwose pe. Kwa kundi urumva like nyine nkuko nguko kwawe ukagenda uri kuganira na boyfriend. Sibyo ni kera. Uri kuganira na boyfriend. Noneho akaye gusanga ku makoro kenshi sibyo akakubwira ko kubera iki. Kuki uhora ku matelefone buri gihe uko ngo wamagaye nsanga iri wait, buri uko ngo wamagaye ngasanga iri wait. Na rimwe niyo wihuse guta unyitaba uvuye kuri telefone. Uvuye kuri phone. Abigira big deal. Ngo cyangwa urantendeka ndahakana. Wari uri kumutendeka? No, ntabwo namutendekaga. Ndahakana ngiye ntabwo ngutendeka. Ndamusobanurira numva yanze kubyumva. Ndamubwira ndabikora. Yumvaga. Ndamubeshya ansaba n'amafoto. Byataye. Ansaba n'amafoto ndayamuha. Wayakuye amafoto. Nase ugiye kuri Instagram downloading ifoto y'umuntu utazi ntiwayitanga. Mbwira n'uyu nguyu. Ariko hari utundi tuntu abakobwa bajya babeshya. Anyway, duhinduranye seats. Hari utundi tuntu abantu bajya babeshya. Umukobwa akifata akabeshya ngo uhuye n'umutipe. Actually muba mugomba kubwizanya ukuri nk'uko urugendo rwawe nawe sibyo niba muri abana mugomba kurutangira mukarutangirana mushaka ko gukurana. Yeah, from scratch buri wese. Sibyo? Noneho ubwo umutipe umukobwa murahuye asakubwira ati ukabizi neza ko atari kubeshya ngo risuge. Agahita akubwira ngo ngiye kurebye ngo wa kabiri. Ngo n'umuhungu wa kabiri ngo dukundanye ngo uwa mbere kandi ari nka 30. Uwo muhungu w'ijana ahubwo kandi bose bagenda bakozaho ngo urebye ngo ni we muhungu ngo okay umuhungu we barakubeshya. Turabizi ko tukibeshya. Ni gute uzamubwira ngo waryamanye na Joseph na Dina nande na Dinye bose ugashyiraho amazina yose ugatondeka aratavuga ati Ako shabera n'abahungu barabeshya pe. Umuhungu za akakubwira ngo bera mu buzima niwe mukobwa twahuye numva urankonvense niwe w'ubuzima bwanjye ni wowe byose ni wowe
uzuriya muhungu ugiye ntinya n'abahungu bazi gutera imitoma abari kuguha amahoro mu mutima ndabatinya abahungu bazi gutera imitoma ndabatinya ndanabuba uzi ikintu agukorera abibwira n'undi biriya bintu aba ari repetisiyo ya buri munsi buri munsi buri munsi aho kugira ngo uzumbeho soja wajya umbeshya ako kanya aba biripitinga everyday hi mama you look so nice sunshine ukajya at least nimba nsa n'igitera don't tell me that I'm looking like a gorilla sibyo tell me that you are the queen of the queens one and only one in a million sunshine call me your mama even if you have your mom besho utwo tuntu nta kibazo uzi nk'ukuntu njyewe nanjye ibyo njye mbibeshya okay it's fine okay najyaga mbibeshya byararangiye byari bya to be kera honest nakubeshya kandi nkaba mbizi neza yuko hari wenda twatandukanye ndimo ndanicuza mu mutima ariko kubwo kwiha amahoro mu mutima no kugira ngo nkumvishe yuko namaze kugwamo mbizi neza ko mfite na plan yo kwiviga ndavugira ati no what ahubwo saba ex babo bafiringa ndi mu blessing ibyo bintu turabibeshya ko icyo uri kubimubeshya kandi anutse inkweto tubizi ko utari sport wowe ugomba kwimenyaho defo nkanjye mfite defo zanjye nzi ntabwo uzaza kumbwira ngo bera you are tall I know I am short noneho reka nkubwire mba nibaza nk'uriya muntu ahantu akura ziriya feelings akakubwira you are the best person in my life akaza kakubwira ngo niwe mukobwa nzi mu buzima bwanjye uteye neza ubizi neza yuko ari we muntu reka nkubwire byasobanye noneho se kutavuga akaboro ko kukubona like wambaye body hug wambaye kanzu body hug then arimo arakureba ari kwibona neza you are like 8 months pregnant ukamubwira ati shahani ingira ntayo mbona gute ntayibona kandi igaragara kandi nyireba muri miruhari wambaye fime we wamujura we wambaye fime kuburyo utabona yuko mfitinda wagira ngo ndatwite amezi 8 ku cyumbeshya ibaza ariko murakaza kakumvisha ukuntu reka mbwire ufite skin nziza kandi man reka mbwire niwe muntu wisiga amavuta akanga kugufata warahinduye ufite n'uruheri nka runo wahinduye amavuta byaranze uwakoresheje ama sunscreen byaranze ukoze ibiki byose umaze guspendinga like a lot kurenza ibindi bintu byose kuri skin yawe akakubwira ufite uruhu rwiza cyangwa ukaba ubizi ko useka nabi akakubwira useka neza useka neza shiri ku buryo bwo wumva gukomerekeje akakubwira ufite amaso meza undi ureba mana nzi umukobwa ukunda reka mbikate kat ntabwo nzabivuga noneho reka nkubwire utavuga se za nshuti tugira ya nshuti tugira ngo twasura tugasura buri kanya nako idusura buri munsi uko bishaka my stock we are sharing natambwira ati warubizi n'ibindi cyose mfitemo amagi reka dukora umurimo kumva ko muri gusharing the moment you plan to visit her she's away she's agapanga gahunda yihuse nagiye hari ahantu nagiye kandi wenda araryamye mu buriri ari no kurya bya bintu dushaka ko musharing akakubwira sheri sha Bella wihangane uyu munsi twa dufitanye gahunda ariko bisha birantunguye Jose arampamagaye hari ahantu tugiye kandi twa tumaze iminsi tubipanga ntabwo namutengo oh my god like it's well done ababikoze neza ariko ntakubeshya wanjutiwe ntabwo uzongera kubibeshya kubera ko ibyo bintu turabizi neza yuko iyo stock yawe yagushiranye uza kudusura ariko twebwe ukabumva ko tutagusura bitewe ugahita uvuga ko wagize izindi gahunda ikindi kintu just batipe ntabwo ari mwebwe bo mu Rwanda ndimo batipe bo hanze akaba yarakugize nk'umugore we anytime any day ugomba kuhaba
noneho abakobwa rero bize akantu ko kuvuga ngo really mbega ibintu birenze iyo ni idea ntatekerezaga nuvuga ngo amini period atakubwira ati urumva we yarashaka kuza kumusura wowe n'umuha excuse nibishake n'abakubwiye ngo ibyo bintu turabikora si cyane tubikora wowe n'umubwira ngo uri muri period exactly nta kintu ushaka nta kintu ushaka kubera ko hari ibyo hari inzira ndende uri gucamo nta kintu nawe ahitagira izindi gahunda gato kubwira wowe bipange urambwira n'uwumva umeze neza mu minota nk'itanu ikurikira agata kubwira ngo okay ngarabajama banje akazi kariri janse wamujura we nimba nyirimo ntabwo nagusura natwe twabigiye abantu barahindutse ibaza ariko imagine uramubeshya ariko nawe arakubeshya period nanjye abajama barampamagaye next time hari n'akandi kantu buriya hari ahantu umuntu agomba gucika yaguze pizza mana yanjye ni ahantu habiri ni ahantu bita ku Gisozi Nyabugogo no ku Gisozi kandi ku Gisozi ejo bundi turi kumwe ejo bundi tuvana isaa twabiriye urabyumva saa sita za nijoro nce muri alimentation pizza yaguze banayishyuhije bro yes we ibaza ariko ni ukuri yes alimentation nziza ikomeye ariko ndayirengagiza ariko nari ndi hafi kurivasinga y'amafaranga simuzi ibyantu bajya bakora mbagirira imwe kuko nari nahaguze amasambusa 4 n'amapiza 2 ndavuga ati okay kambagirira imwe ntaza kuyagaruza amafaranga n'insambusa zikagenderamo ako nari nje kuyagaruza ubundi nkabereka n'agafoto muri puberi nyine nashyizemo za pizza ziri muri puberi ntagafotoye gutya tugaruke ku bantu batubeshya nabo twe tubeshya za excuse twese twirirwa dutanga wari wahereza umuntu excuse tuvuge ku kazi ukabumvisha ukuntu urwaye cyangwa se wari urwaye bikagusaba kwakitinga nk'aho ari byo urabyumva ibyo bintu ukuntu 100% ariko umunsi umwe bose yaramvumbuye haburaga tugata dogo nga nsabero pomme medicale mubwira yuko nivuje muri Kinyarwanda boss I'm sorry nivuje mu Kinyarwanda nari mvuye Gisenyi noneho like uyu munsi tukara n'amakonjere turayabona uyu munsi ugakora ejo hari konje uyu munsi ugakora ejo hari konje uri kubyumva noneho ngiye mva Gisenyi ejo urumva umunsi wa konje uyu munsi bucya numva naniwe pe kandi hari ku gatandatu ku cyumweru tutari gukora narahembye pe Naomi you are too much abizi byongeza by'abaye Naomi you are too much you are sick again I'm getting because I'm very sick maybe I eat poison food where did you go at the hospital ndamubwira ati I used local medicine murako kanya byibuze ari kwakitinga nk'umuntu ntabwo mwavugana kuri phone ngiye tukivugana kuri phone itangubwira test me kuri phone uratitira kuri phone biroroshye byibuze muri kumwe urabyumva ukuntu ibyo bibagoye turi kumwe ngo nta nubwo bishoboka ko ntabwo waba ukibona kubeshya kurwaye amaso yanjye yatabigaragaza no mu minota 2 batabona ko ndi muzima kuri guskaminga bahita bamfata n'ukuri kuko nakirwaza muri aka kanya kandi kanya akaba haje undi mukazi batesha umutwe cyane akaba haje nk'umuntu akata gutesha umutwe bikarangira unasetse ukabamaza hari undi munsi nabeshye kandi bisaba kumufesinga umuntu wari uhari icyo gihe ngo niwe wari muri position ya manager umunsi wa mbere yuko njya aho ngaho Gisenyi narwaye ubwo hari ikirori cya company ku mugoroba ndarwara kumbe hari mugenzi wanjye uri kunkatishiriza Nyabugogo ndayenagura n'agakuka muri kantine ndangati mu ndamye ndaryama kuri desk ndasinzira bakabibona kuko komeze nabi niko bambwiye again kuri rero mwaka uri kurangira kuri bonana bari konje na next day
ubwo rero undi munsi wari bujyemo hagati yo ku gatandatu wari akazi ninduje wasinge niwe warwaye ariko rero hari ziba ari ngombwa ari excuse n'ukuri ukeneye ukumva nyine nawe Imana igitubabarira warabibeshye uri kureba umuntu gutya gutya ukambwira ikintu nabeshye tuzongikubwira njyewe nivuyemo mwamenye ko mbeshya ari excuse iba ari ngombwa ibaze uri ahantu watinze pe wakererewe amasaha aragufashe bukwiriyeho cyangwa se niba udakwiriyeho ariko uri kubona nyine uri gukererwa mbikubwire narabikoze kuko ugenda nko kuri banki ukahasanga umurongo ukabona nta bundi buryo ufite bwo kuvuga ngo ubashe kugera imbere kandi urabikeneye ukeneye kwihuta ikintu kiri urgence ugiye gukoresha amafaranga n'iki ntabwo nabeshye umukashiya cyangwa undi muntu ukegera umuntu ugeze kuri gishe ugiye gukurikiraho nambwira wambare ndi kumva afite agasereri wambaye umwanya nta kibazo ukuntu umuntu yoroshye kubeshyaka namubwira ntimfata wihita wigira umuntu nyine nawe ufite agasereri wambabari ko nanjye nabyigiye ku mushiti wanjye rero bikora njyewe nakamubwira ati wambabari ukamfata kundi kuzongera mbabarira umfate uzibise udatwita ariko sigaje guskaminga abantu bo kuri bisi nuko nyine gutega bisi biba bigoye unadapfa gutega bisi nkashiramo nk'ibintu mu nda nkareba ukuntu icyubahiro cyiza ari nkatahambuka ni gute imvura inyagira ku murongo umunsi umwe nzabibakora kandi muzibeshye mu mpushinga muzambwira cya kintu uzambwire cya kintu kimeze nk'inda mu kigurangaye ni ukukigendana muri tote bag ukajya ubabwira kutwita namara kubona ko umurongo ari muremure nk'inyasaba ngo bivuge ntabwo ngo bivuge nyine nuko cyambara gusaka bajya imbere bagahita bacu umuntu ukibibona akabona ko unaniwe uri umubyeyi ahita aguhereza inzira nkanicara ukanicara ikibazo gisigara muri wowe mu mutima wawe nshaka ukana ariko wabahamije ukicara rwose utuje utekanye umwanya wari uwawe uzi ariko ukuntu umuntu abeshya nyifata ngiye no kubeshya nyene aya mafaranga ndabizi neza ko ntari buyabone uri boyfriend wanjye nubwo ndabizi kuri stinge ariko you have to give me this money you have to icyambere urabizi neza ko ugomba kumvugisha fone yanjye ndayikura mubwira ko yapfuye mubwira ati rero umva fone yanjye iri kwizimya numva urumpamagare kwiya mama azayihamagara wowe ntabwo azayihamagara icyo ni cyo kizambi cya mbere gikomeye kibaho telefone yanjye ikavaho nkanayibika muri mare kura azajya kubona nkabona agatelefone gatoya pyo okay thank you mvuye gukoresha telefone umeze utese problem solver nibyo ndabizi neza ko utarayamura stinge yo distinge ushobora kumbwibaza ijana ariko kuko ubizi ko communication yanjye nayo igomba kugumaho ndakubwira ko phone yanjye yazinye completely unambure kuri rezo iminsi 2-3 yewe ndemera sinze guscrollinga pe ariko nze kubona aka message ubwo nutakamba turutandukanye it's over game over cyakora ahagiye nyine excuse ziba ari ngombwa nanone mu buzima pe hari excuse gufasha ntabwo habaho ibintu byose ari right this and that hari excuse bambujije kujya nkora ariko n'ubu ndacyayikora gusa barambujije barambwira ati this is too much please to never do it urumva ngewe hari ukuntu ushobora kumpamagara sibyo je dufitanye gahunda kandi ngiye kubahiriza amasaha nimba wambwiye saa 6 make sure ko gahunda yanjye nawe iri nka saa 8 cyangwa saa 7 ubwo rero nimba wambwiye iyo gahunda ngewe nkanjye
ndaza kugutenguha numamagara nkubwira ni okay urabizi nyiranuye ariko nimba hagati yanjye naho ngaho hari Kimironko hari Kibagabaga hari Nyarutarama hari Gisozi Kigarama ukagera ahangaha ngo njye numamagara ndatamubwira uburyo kingeze Nyarutarama kandi bro nibwo ndi kwinjira muri Kimironko nari kuharimo butiyaje ndahagaze nakora ikosa gato nkagira nkana umumotari yegeranye n'imodoka twindo ukomeze nk'abantu wa muntu ubu kuri mideli urubyumva waramugurije nk'amafaranga ukamuhamagara call ya mbere ntayifate ukamuha message ntiyitabe indi call ukamuhamagara akitaba kakubwira ko noneho tugiye kuvuga nawe allo agahita afata phone allo nabundi wowe no umusika cyangwa ukajya kumva bari gukubitira amasafuriya ngo ubundi mu gakinjiro ka Gisozi ngo turavugana n'inzoka cyangwa ngo ndi muri Nyabugogo hafi yafa telefone wanjye reka nze mwitabe ndaje ndi muri Nyabugogo nimva ngo ndahita nguhamagara kagenda agiye mwagiye mwishyura amadeni mwagiye mwishyura twese twagiye tubishyura njyewe deni ndaritinya niyo muri modesa nkavuga ati ndaje nzikuzanira mba numva amaso yawe yose ari kuri njyewe arimo arakureba ni ideni n'umuntu wese mfite ideni rwose uzaze nkwishyure ubwo nyine ntabwo nkwibuka nshobora kuba nanakwibuka ariko nkaba narabyibagiwe ko muri mideni nzi ko wayamariye uzaze nkwishyure kuko ni ideni uzi ideni zigakura mu bagabo. So guys, thank you for watching Talk to Me today. You were with Josie and Bella. Tugiye dukora excuses ziri ngombwa sibyo nitwige kubeshya ziri reasonable zibaho ziri ngombwa ariko kubeshya byo no ibi byewe nakoze biri too much, don't do it please. Nanjye usinabikora umaze gukura imyaka 62 mfite ubwo nona nta kubeshya guhari. Let's be honest mu bintu byose aba boyfriend banyu ni muri muka basikame ni baba tabaha amafaranga